iterambere ryo mu isi ryubakira ku mibare. Imibare nigize isi. Amafaranga abarirwa mu mibare, bivuze ngo amamiliyoni n'amamiliyaridi byose bibarirwa mu mibare gusa. Umubare ukomeye ku isi wa mbere kurusha iyindi ni rimwe. Uwa mbere. Mu Rwanda ikigo cya mbere cyasobanukiwe uburyo bwo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga ni Ruhango TVET School. Abangaba bigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga mu gihe gitoya kandi ku buryo bwiza bw'ubunyamwuga. Ntabwo ari ubunyamwuga gusa, ahubwo bazi neza ko umuntu utwara ibinyabiziga ajya ahura n'ikibazo cyo kuba yahura nuko yakora impanuka cyangwa ikinyabiziga kikagira ikibazo bakabikemura mu gihe gitoya. Ibi ngibi niyo mpamvu bazanye ishami ryo kwigisha gukanika ibinyabiziga n'ibindi bintu byose bya electronique kugira ngo habeho ubudasa n'ubudahangarwa, kugira ngo umushoferi cyangwa umugenzi uri mu rugendo aze gusobanukirwa neza uburyo yakikanikira imodoka ye. Ibi byose nta handi wabisanga hatari muri Ruhango TVET School. Ushingiye kuri bimvuze byo gukanika ibinyabiziga no kubitwara by'umwuga, wese utangira kwibaza uko wababona. Wabariza kuri nimero zikurikira: 0788 79 29 39. Harya wambwiye ukunda ndi Yvonne cyane nta n'uwamusimbura. Bino hano mwereka video. Nukuri rwose nditeguye, ntabwo gishoboka cyose. Bemandwa za mama, bemandwa za data, mwegera hino mumfashe. Ariko wishyize imbere ngo uriza amakwe zanjye ngo uzarongora umukobwa wanjye. Ndakubwiza ukuri, ni ijuru ryamanuka rikagwa hasi. Hari kandagira hose ntushobora kurongora umukobwa wanjye. Ariko zisha, kombona uzazira n'ubusa waritse umukobwa wawe. Aha, yateye ubwo wanda rimenyerera ryuriya musaza. Uriya niko ateye rwose ntago yangana. Akabombo zigurira akabombo. Akabombo nka papa n'ubwaya akabombo. Simbasi. Ntabwo nashimira na papa, ubuze papa akoze. Cyacaka nawe. Iyo uza kumbyara umwana mu bibazo ndaze rya soresere. Shiruzi ko nanje kukureba. Aya. Nukuri. Nukuri be. Ibaze ngiye ukuntu bantumye kujya guhaha nkangaca hano. Wowe ni Mr. Tirashira utaza kundeba ntunambiwe. Gusa ubamba ari byiza. Sheri ntago ari nanje. Nibira ko mfite byo kuri hoteli. Ni kuri hoteli ndi kuhakorera amataburo bampaye kiraka cy'amataburo 30. Hoteli? Urabona ufite akantu. Sheri urebye nyine Imana yaranyibutse pe. Urebye nta kibazo. Nabone impamvu rata. Ibikise Sheri. Nubwo wabonye abandi uranyibagirwa. Oya be ntago nakwibagirwa pe, urabizi neza ko iryo kosa ntarikora. Ikindi mba ndi gushaka rega nkora cyane ngo nzabone ibyo nzazanira muzehe. Are. Ya, wari umeze neza se? Okay. Je ntago nakwa. Nanjye nayibaye bantumye guhaha nje. Buryo se utagera mu rugo? Nakibazo mute. Nari bishaka.
twamenye nitwa James nkora muri Gashumba Foundation turimo gufasha abana b'imfubyi bari hano haruguru maze iminsi ncanga matembera nyine ndakubona ndagukunze rero maze iminsi ncanga ndavuga ni reka ariko umunsi umwe wenda wazaza tukaganiraho nyine naho buri ntabwo nje kugura tu ayaga nkubona nyine nciyanga ndavuga ni nazaza ako nabishoboka none umunsi twajyana tugasangira ibya kumanywa wenda abana amasaha yageze yewe ya njye uri hano njyenyine ntabwo twatinda twamara iminota nka 40 cyangwa 30 ntabwo byankonde hano barangemurira okay nta kibazo nabwo nyine najyaga nkunda gucaho nkakubona ndavuga nibura wenda nazaza tugapanga kuko narakubonye ndagukunda nyine hano muri quartier hose nabonye nta wundi muntu kurusha ubwiza oya by'urukundo se ntabwo byakunda kubera iki se basi nazana nkabwira n'umubyeyi wenda tukabiganiraho twafata umunsi wenda twakoze tukagenda n'ababyeyi tukabiganiraho niba ari butinye ntabwo byakunda rero ugende utekereze kuri ibyo bintu mbwiye uzagaruke wahinduye iyindi si ariko ntabwo ya nahinduye ahubwo niba wakabayemo guhindura oya ntabwo byakunda siko biri iki mfite umukunzi nose arubwegeza kwambika impeta se uko nzi ko byashoboka wambabure tukakundana kuko ndabizi ko bizajya ngaho bikaza wapi se basi nta kuntu wakihangana basi wapi basi reka nkubwize ukuri pe ndakwinginze pe kandi uzajya mumva gusaba ko umuha babarongere basi wa kabiri kuko wenda bizashoboka umunsi kumwe kubigoranye basi na telefone bugihore sibyo basi tuvugane turebana basi narakubwira ko ngukunda yoya ntabwo byakunda rero nta kibazo manamba yawe ubwo tubibuze kubiganiraho neza urabasanga uno munsi ntabikubwira ngo uhite ubyemera ariko undi munsi wenda byashoboka Okay. Muri buze kuza kubona mwamagana. Sawa koze. Sawa cyiza. Ngomba kujya kumureba kandi nkakora igishoboka cyose akanshyingirwa akaba umugore wanjye niyo byansaba igishoboka cyose nagurisha ibyanjye byose nkabitanga ariko agomba umugore wanjye Chérie sinkubeshye ubu ngubu ibitekerezo biba byagiye kure pe Chérie ubu amaherezo y'ibintu byacu nayahe koko Chérie ntukagire ikibazo Imana nibizi ifite ukuntu izabigenza ako igisubizo ugira ni kimwe gusa ni Imana izabikora Chérie reka nkubwire urabona ntacyo nakora pe ndara nkora ijoro n'amanywa ndara ndirya nkimara ngo ndebe ko nazabona basi amafaranga nazazanira muzehe ariko nawe kugeza uyu munsi ntago rwose muzehe yanyiyumvamo turahura naransuzugura bari mu bantu umva
kuntuka none ejo bundi yaranyandagaje mu kabari arantuka biratinda pe ngiye ndi kwibaza ubu amaherezo ni ayahe. sheri reka nkubwire, reka tubanze turwane na zino nzitizi turi imbere, tabizi tuzabana kandi sinzigera nica isezerano nakuhaye, sibyo? ngiye ndabona hari igitekerezo mfite. sheri waretse ko maze gukorera amafaranga menshi tukava inaha tukagenda ko tuzabona gishoro tukagenda tugashaka icyo gukora. ndakubwiye twava inaha tukagenda tukajya gukora ibyacu tukava mu maso y'aba bantu. Ikibazo cyawe ni kimwe, nta cyizere ujya wigirira kuduhunge. sheri inaha turi mu bagome n'abakadushyigikiye b'ababyeyi bacu nta n'umwe uducira kari ubutega. ngiye rero ndumva rwose maze kurambirwa. Umufashiri wanjye, reka tubanze turwane na zino nzitizi ubundi ibindi bizagenda neza. basi ikindi gitekerezo, ku Gisenyi hari hoteli nkorera amataburo. iyo hoteli ndabizi neza, ngiye nkayisaba icyumba basi tukakimaramo icyumweru turi kuruhuka. ntabwo twakora ku mafaranga yacu, tukaba turi gukonsoma yabo cyane kuba namfitiye n'andi batarama, sibyo? basi tukaba twibereye ku Gisenyi. so nagusubiza mu cyo none ari ababyeyi se banyica pe icyumweru cyose ndi Gisenyi turi kuruhuka. ibaza rero musaza nasi namukira. sheri ntabwo wamubwira yuko ari igihe tujyanye, urumva? ako si ubundi waretse tukabigenza gahoro 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 ko bizagenda neza koko. sheri ngiye amaze gucika intege, sinzi n'ubuse we ntabwo ukeneye kuruhuka. okay basi se genda mbarize muzehe nimba nakohereza abasaza bakaza bagafata irembo. ikibazo cya nuko stress naho ubundi ibintu byose tubijyanye gahoro 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 byazarangira neza. sawa. kitaba Allo? Where happened? Biteze? Manu uriyeze? Manu reka ngiye mubwiye tebuka ndagira ngo dupange. Ndashaka kugira ngo uriya mukobwa nubwo mbona yikatisha hirya no hino adashaka kumva ibyo mubwira, ndamushaka kandi nabikubwiye man. Ndashaka kubana nawe kandi ni ngombwa, niko bigomba kumera, nabyemeje kandi urabizi yuko niyemeje ikintu mba ngomba kugikora. Nibyo nkubwira nyine. Tebuka rero urimo kuninza pe. Tugomba gukora uriya mupango uko byamera kose. Sawa, utaninza? Sawa. ubwo rero urumva wiyemeje cyane rwose. Si ngomba guhumbura umukobwa, ariko hari icyo mbona wakora kugira ngo utsindire uwo mukobwa. Ngewe nakubwiye ngo nakora igishoboka cyose ariko nkatsindira umukobwa akaba wanjye. Ubwabyiyemeje cyane rwose, niyo byaba ari uguhara ubuzima bwanjye nkabutanga, ariko bikarangira uriya mukobwa wabaye wanjye nkamutsindira.
hari icyo mbona wakora niba ushaka uriya mukobwa byihuse ukagikora ukajya iwabo uriya mukobwa arimo kurangiza umuhango. Twakora iki ubwo? Ahubwo tugiye ryari? Niba ubishaka tugende nanone ko ngiye mfite umwanya. Ikintu nicyo ahubwo kamushakire akantu ko kunywa nakurangara ndaje tubipange neza. Gira vuba ahubwo bumva n'inyota nyinshi. Karibu se. Karibu. Neza ko nabamenye. Ya nitwa Epi. Ndi n'umwanzani ubutumwa hano. Nta kibazo ibindi urazakomeye. Karibu. uriya muntu warahumuze Wapi n'ubwa mbere mu bo? ko mbonye se azana amayobozi n'ibiki cyane. Wamunyihanganiraho gato. Uriya nta kibazo mwana wanjye nawe. Muvuganaga n'umuvandimwe wanjye wamenye. Ntabwo bashije kujya hanagize akazi kenshi. Okay. Nanjye twakomeje kuganira ariko nibagirwa kugira ngo mubaze aho uturuka. Oya nta kibazo rwose ni amahoro. Ni amahoro. Okay. Ni byiza cyane. Yego. Nkuko nabwiye ndi intumwa batumwe n'umuvandimwe wanjye ni nawe yambaye ibindi bintu bibagezeho. Yampaye. Sinzoga ko ari nyinshira. Oya ifata gutyo ni nko gusangira bisanzwe. Yaza kubona akanya kagira kubona ibirenze kuri ngibi. Okay. Ibi ni nk'agatonya ngaho rwose. Ni byiza nta kibazo. Okay. Nkuko nabwiye rero ndi intumwa batumwe n'umuvandimwe wanjye. Nikunze umukobwa wanyu. Biba ngombwa kanuma kugira ngo nze mubareze nimba yaba yarafashwe cyangwa atarafashwe. Noneho akansobanurira nkamushyira igisubizo mu mwanya. Nari nabikenze ariko ntabwo inzoga zingana zitari zose. Aya wifata gutyo niho musangira bisanzwe. Ariko se izi nzoga ni zo gusaba, ni zo gufata irembo, ni iki? Ntabwo byanyoye rwose. None se igisubizo nkiguhaye nkaguha igisubizo nkubwira ko umukobwa wanjye yafashwe, wowe wabifata ute, wabyitwara mute? Oya nta kibazo nagenda musobanurira n'akanya igisubizo akaba n'ibyo byitwaramo. Okay. Ariko abana bo murakataje cyane rwose. Yewe nawe ikintu nagusubiza. Uri umwana ntitunangana. Ibyo mbwira byose ndabyumva ndi mukuru. Ariko nta gisubizo wowe naguha. Igisubizo nagiha uwo tungana mu bitekerezo mu bintu nk'ibyo. Okay, ndagenda ndamusobanurira ubwo. Azafite umwanzuro we n'umukuru. Okay. Murakoze namwe.